umuganda rero ukomoka hehe? Ubwabyo hari ibiti bita umuganda. Yego. Niyo nkomoko y'umuganda dukora uyu munsi. Ubundi ho gusiba umuganda byabaga ari sakirwa ntibyabagaho kuko bagenzi babaga batenya kibazo makana kari hehe. Byagenze biti? Eti se ko kandi basanga barabeshye sibyo? Baraguhanaga. Bagucizaga ikiri ku musozi. Cyo ujyaga byubahe Mose ubu ngubu urabona ko nayatekeye n'amategeko bura gusiba umuganda niyo tabitana. Mu itegeko nshinga biranditse. Abantu shaka batabisoma. Byahaga ari nk'ubusabane. Ujya ngo sani ari mu barinzaga bagotegekaga. Reka. Nawe ujya n'umufuka wawe ujya ushimishe baturanye n'inshuti. Harimo n'ubusabane n'ubumwe mu buryo bwinshi. Uziko arabava ku muganda ubundi bahanye n'inka. Hakishima kaguha guzo habaga harimo ibintu biryoshye cyane baganira. Kandi no mwanya baga babonye guhura cyane. Shuti z'Abakunda TV muraho nkuko bisanzwe tuganira ku muco ururimi ndetse n'umuryango kuri Bakunda TV. Uyu munsi rero turaganira ku bijyanye n'umuganda. Bijyanye n'umuganda rwose hanyuma cyo twungurana ibitekerezo kugira ngo tweze umuco wacu ndetse rimwe na rimwe tumenye n'impamvu dukora ibikorwa runaka. Kugira ngo yembaye ikaze tuba mu kino kiganiro ndetse na Moses nawe tumuhaye ikaze. Urakoze cyane. Moses uraho? Muraho neza. Amahoro. Namahoro turashima Imana. Ndabona usa neza cyane. Uyu munsi nawambaye umupira wawe mwiza cyane w'umukara wanditsemo utuntu tw'umweru. Nanjye nakoze umuganda. Wajyanishe cyane. Yego. Bana nziza cyane ufite ukuntu ari umweru ukuntu. Ukweto karimo umweru n'umukara. Nabyambariye. Urumva ko rwose nagomba kwikoraho umuganda. Nkaza nsa neza cyane umutipe. Urakoze. Uyu munsi tubonera umwanya wo gusoza we hari abantu nkunda Mose. Ari inzego nkunda bura nkunda inzego z'umutekano, inzego za gisirikare, inzego za gipolisi, RIB n'abandi ariko nkunda inzego z'ibanze by'umwihariko mudugudu. Bari abantu bakora kandi bavunika kandi batinuba. Mudugudu ntabihemberwa kandi ugiye kugenzura neza. Nta kigo nta ministeri nta rwego na rumwe utari ku muturage uri hehe uri mu mudugudu. Bivuze ngo mudugudu yego n'umusemburo w'ibintu byose. Yego. Abyishe bya bibi abikije byaba byiza ariko nizere ko abayobozi bacu mu mudugudu ari imfura cyane batabyica. Turabakunda cyane kandi ubwitange bwanyu bukora ubushake bwanyu ni by'agaciro cyane. Dusuhuze na bamutwara sibo ariko. Bamutwara sibo di. Kubuciye hejuru. Ko munciye hejuru kandi barafatanya. Bamutwara sibo. Bamutwara sibo na mudugudu rwose. Turabaha cyane muri abantu b'imfura cyane ku gihugu. Ese mudugudu niho zari nyumba 10. Yego. Buriya bigera sinzi ko nabigereranya ko bigenda gusa. Nuvuga ngo batari bashyiraho mudugudu kagari murenge n'ibindi byitwa ngo nyumba 10. Reka cyera byitwaga amazina y'amahanga ngo nyumba 10 ngo serire ngo segiteri ngo komini. Ina komini. Habuze gato ngo bahindure u Rwanda. Ariko gisigaye gusa. Uko ibintu bigenda bijya mu buryo uretse ko tunarebera ku byahise kugira ngo twubake ibyiza. Ugende ubakiraho bindi. Tugira ibyo twubakiraho. Moze. Uyu munsi rero turaganira ku kintu cyitwa igikorwa abanyarwanda benshi bakunda gukora. Kinafasha no guhuza abanyarwanda benshi. Yego. Ndetse kinafasha guhuza abayobozi n'abaturage no guha abaturage amakuru ndetse no ariko kubaha amakuru yavuye mu nzego za leta. Yego. Ariko ndari na leta cyangwa abayobozi kubona amakuru ibibazo biri mu baturage bazamura. Ariko akabaho n'ibikorwa bindi byunganira ubukungu bw'igihugu. Yego. Iyo cyitwa umuganda. Umuganda buriya ufite ikintu wunganira mu bukungu bw'igihugu. Kuko bera ko byaje kuza ku muganda ubikiza mu mafaranga ukareba leta ishyizemo ingengo y'imari. Urumva ni ibintu byinshi. Nuko nibikamaye neza ko bajya babivuga ukuntu usanga ku mwaka bafite mu bibara bagasanga umuganda wakoze ibikorwa bikomeye cyane ku ngengo y'imari y'igihugu. Yego. Rero uyu munsi turaganira cyane twibanda ku gikorwa cyitwa umuganda. Yego. Umuganda rwose. Umuganda uturuka kuki? Umuganda ni iki bundi ku muntu nk'umurundi uri kutwumva
ashobora kuba byumva amagambo tuvuga mu Kinyarwanda. Ijambo umuganda hari n'ibindi bihugu bifite ukuntu bikora bakagira inyito yabyo. Yego. Yenda twebwe dufite inyito yacu, dufite n'ukuntu ariko umuganda ku Rwanda n'umwihariko. Ibindi bihugu nk'igihugu nzi cyo muri maturanyi cyo muri Uganda bavuga ngo burungi bwasi. Uburungi bwasi. Burungi bwasi ni ngo bwiza bwisi. Niyo muganda wabo. Burungi bwasi. Twebwe tugita umuganda ariko ijambo umuganda ubwabyo ufite inkomoko yabyo. Nubwo tubona hari abandi bagenda bitwara bakabyita umuganda n'icyo, ariko nuko natwe dufite ibyo abazungu bagiye tuzana, ariko umuganda n'icyo nko mbajije inkomoko yawo ni iyihe. Njye nakuze navukiye nakuriye bakoreshaga umuganda cyane. Yego. Bakoreshaga umuganda cyane mbikuriraho ndabibona. Umuganda rero ukomoka hehe? Ubwabyo hari ibiti bita umuganda. Yego. Niyo nkomoko y'umuganda dukora uyu munsi. Kera ntabwo bagiraga enda imihanda nk'iyi tugendamo, basanga bifashisha utuyira n'ahantu ku mazi bakashyira ibiti byitwa imigogo cyangwa bagashyiraho kita amateme. Bagira ngo bakore ikiraro cyangwa urutindo. Kugira ngo byumvikane neza. Urutindo si rwo kiraro? Yego. Urumva bagari nk'imigezi wenda runaka abantu badashobora kwambuka cyangwa imikoki. Mu Kinyarwanda tugiramo imigogo n'ibiti bashyiraho birebire byitwa imigogo. Kishobora kuba kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu. Kubona umusanga umuntu aragenda akanajya ku kindi n'ikindi. Byitwa imigogo. Yego. Cyangwa n'umugogo. Ariko akabaho n'igiti n'ibindi bita iteme. Iteme akabaho n'ibyo bita rero urutindo, ariko urutindo ngewe n'iteme mbona ari bimwe. Hari aho bihurira? Rero umuganda ibiti kera habagaho inzu zitwa ingondano. Ingondano zabaga zubatswe mu biti? Ibiti zisakajwe n'ibyatsi hose hasi no hejuru. Yego. Ni inzu ariko bafite kera babyubakaga akajyamo urusika, kabamo nk'ahantu bita nk'uruganiriro, hagati hakajyamo urusika, uvuye ku muryango hajyamo uruganiriro, hagati hakajyamo urusika, amazu akagira icyo bita imfuruka. Noneho habagamo rero icyo bita ikirambi. Mu kirambi niho abana bararaga, abantu bakuru bakaryama, bakagamo urutara rw'igitanda, bagashyirayo umuryango winjira mu cyumba cy'ababyeyi. Uyu munsi nabyita byabaga byitwa ku murere, habijire bita ku murere. Habagaho n'intarure, hakabaho n'urusenge. Iyo nzu ikaba iruzuye kandi ari ibyatsi. Ubwo igisika ni iki? Igisika ubwo urusika ni nk'igikuta cy'ikibambasi. Ubwo ikibambasi n'icyo urusika. Nanjye ndakamenya. Noneho rero iyo nzu kugira ngo bayubakishaga ibiti. Ariko se gufata igiti cyose ubonye, hari ibiti batemaga byubaka inzu y'ingondano. Igiti rero ushaka kugunda bigakunda. Yego. Hari n'abantu bazi kubirambagiza, akamenya ngo rwose kanakaze gututira ibiti byiza akamwifashisha. Ariko gututira hari aho bihuriye no gutashya, gusenya. Gutashya, gusenya inkwi. Yego. Gutashya banza ari ikirundi. Ubwo ni ugusenya. Gusenya inkwi njye nakoze nzi ko babyita gusenya. Ijambo gutashya nayimenye ntangiye kwa mukuru. Yego. Mu myaka nka 15 16. Ariko kwagi bita gusenya. Yego. Gusenya basenya inkwi zumye. Yego. Ariko igiti kizubakisha ntabwo kiba cyumye, kiba igiti kibisi. Kiba kigitoshye. Kiba gifite igiti kibisi. Noneho bakajya batoranya ibiti byiza byo gushinga. Yego. Akaba kibita rero igiti bita umuganda. Ubwo tararengaho, ubwo nari ndimo nkubaza araho gututira warutubwiye bihuriye no gutashya inkwi? Nta bihuriye. Byose baba bagiye mu ishyamba cyangwa mu bihuru gushakamo ibyo biti cyangwa izo nkwi, ariko nta bihuriye. Inkwi n'inkwi nyine. Ubwo umuganda ni ibiti, ntabwo watutira inkwi. Ntabwo watutira inkwi barazisenya. Bajya gusenya inkwi cyangwa bakajya gututira. Gututira rero bagiye gututira ibiti bazubakisha inzu. Yego. Ibyo biti byitwa umuganda.
sibyo noneho imiganda ikaba ari byiza kuko ari ibiti bagonda bikagondeka iyo ubuganda ari mubi bakawugonda bashaka kuwuhuza uvana ari igiti ugihuza n'ikindi ngo tw'ingondano nyine bagonde sibyo yari kibi kiraturika yego ntabwo kigerayo neza ubwo abantu babaga bazi kubirambagiza nibo bajyaga gututira ariko nawe wakwajyana kubikuriramo agenda kubimenya igiti cyaba cyiza noneho rero ugatutira ibyo biti batutira rero byitwa umuganda cyangwa se imiganda ariko ubundi ijambo rye mu bwinshi ni umuganda yego umuganda uhera kuri umwe rero noneho bakaguza bya biti bakabizana bakabigeza hafi y'ahazubaka hanyuma hakabaho igihe cyo kuza rero kurarika abantu ibikoresho yamaze kubyegeranya noneho bakararika abantu ku musozi babaga batuyeho yego nkuko bararika mu mudugudu mu kagari ubishoboye ariko anakwegeye ni nk'umudugudu ko nabyita kanjya kwa Moses mubwire umunsi w'induzi afite umuganda muzaze mu muganda kandi umunsi uzaze umuganda akabacamo umuganda waturutse mu kubaka yego ibiti by'imiganda akenshi nabyo byakoreshwaga ni nabyo bajya gututira bagira ngo babikoreshe bubaka cyane ubwo iyo miganda uwo muganda cyangwa imiganda bakoreshaga niyo nkomoko nyine y'umuganda igihe gisa cy'umuganda ariko yego aho ndabyumvishe cyane noneho hakazamo n'igikorwa nyirizina cyo gutanga iki umuganda bivuze ngo abaturanyi bawe babaga bagiye kurarika cyangwa gutumira uyu munsi bavuga gutumira cyane kubararika uyu munsi ufite umuganda rwose ndagusabye uzaze nubona umwanya uzaze mpe umuganda uzaboneke bakazaza kandi muze ntawe byangaga n'umwe ntabwo byabaga byemewe iyo yabaga atazaboneka ataga impamvu kandi ifatika yabaga arwaye yabaga arwaje mu buryo bwihariye yabaga yenda afite urugendo ariko ntabwo ari mu itegeko guhana ariko ryabaga ari nk'itegeko mu muco n'ubu ngubu kandi umuganda we n'itegeko mu muco usibye ko no mategeko yacu rero itegeko nshinga buryo umuganda ariko nawe uzareba iyo wawusibye bitari ngombwa nawe rwose ntibyabura yego ntibyabura rwose noneho rero rwose abantu basiba umuganda nanjye ngusiba rimwe na rimwe sibyo ariko ntabwo ari byiza ntabwo ari umuco mwiza rwose sibyo ubundi ho gusiba umuganda byabaga ari sakirwa ntibyabagaho kuko bagenzi babaga batenya kibazo kanaka ari hehe byagenze biti kandi basanga barabeshye sibyo baraguhanaga bagucuzaga ikiru ku musozi nk'ibihano byabo nyine nk'amande ubwo nimba wowe uri bubure wagombaga kubivuga mbere ukazanasaba n'imbabazi cyangwa ukavuga ati wavuga uti njyewe ntabwo uzaboneka mfite amavini ariko ukabikwa iyo mpamvu ikaba ari utazabeshya yego ntabwo byaba kubeshya rwose kuko cyane abagabo banaturanye kandi banaziranye sibyo kubeshya umuntu kandi amakuru aba yafite yazwi ntabwo yaba ari byo aho muco wanasubiyeho ku muganda w'iki gihe kubeshya ye ntabwo byabagaho uvugisha ukuri niba utaboneka ugatanga n'amavuta utazaboneka kandi yumvikana icyo gihe rero wabaga warateguye inzoga hanyuma bakaza barazindukaga bakaza bagufasha ibiti barabisongora hari igihe basanga banabyisongoreye cyangwa se bagufasha akabisongora kugira ngo nyine bigishinga mu butaka kigumyemo nuko bagisongora bagashinga n'imiganda bakazunguruka bagashyiraho nyine bakabaga ibyo twita gusiza uyu munsi guca umusinge bakabikoresha burya bakabiha ibintu bafite urubo bapanga inzu yabo metero uko ishaka bitewe n'inzu uko ashaka cyane metero ebyiri kuri kangahe barabikoraga kandi uri mu viringo bakabikora cyane kandi abantu bake bari bafite ubwenge bwabo n'abanjeniyeri bivuze ngo bigakura ya mizire ya mibare ikaboneka kandi ugasanga ariko bari abahanga ugasanga ibiti batutiye n'ubwatsi yashatse bigahura tukiri ku muganda rero icyo mise nibaza kuri ubu ngubu twabigize umuco w'igihe runaka mu kwezi mu kwezi twavuga tuba wa gatandatu usoza ukwezi turakora umuganda icyo gihe byumvikana ko bwabaga ari nk'ubufasha bagiye guha mugenzi wabo mu baturanye cyangwa se runaka wasabye ubufasha mu rusisiro ubwo nibazaga ko byaje kugeraho dufata umunsi umwe mu kwezi gute kumva ko icyo gihe byabaga ari nko gutanga ubufasha kuri mugenzi wawe kandi urumva ntabwo byagiraga umunsi uretse ni nko gutegura ubukwe cyangwa se gutegura igikorwa runaka niko byaga bimeze icyo gihe byaje gukura gute ubona icyabiteye ari ikihe byakuze se ahubwo mbona ubu ngubu bidakorwa nk'uko byakorwaga kera byajyaga byubahe Mose
ubu ngubu urabona ko leta ishyiraho n'amategeko buriya gusiba umuganda niyo tabitanu mu itegeko nshinga biranditse abantu bashaka batabisoma mu itegeko byanditse ko umuntu asibye umuganda burya mudugudu yaguhagamye cyangwa niyo mpamvu batangiye basuhuza ba mudugudu oya ndakububaha cyane urumva ndakubwira ibintu uzi yego urumva ni ukuvuga ngo mu itegeko nshinga ry'u Rwanda handitsemo yuko mu gihe utagiye ku muganda nta mpamvu ifatika wagombye gutanga insimbura mu bigizi yawe y'umuganda ni 5,000 yego ariko uganishije n'ahantu heza haramutse bishyizwe mu ngengo y'imari ku muganda igihugu kikavuga kiti nk'uko dukora ibikorwa remezo runaka turateganya n'ingengo y'imari gukora amasuku aho abantu batuye muri gusiza umuhanda se gutema ibihuru n'ibindi nk'ibyo sinkeka ko ndakeka ko byaba amafaranga menshi yaba ari amafaranga menshi arenze ayo 5,000 ni gute se umuntu asiba umuganda wumva ko n'umuco wa kera no kugira ubusibe byabaga risakira irego rwose nkeka ko urumva iryo tegeko ridakwiye gushyirwa mu bikorwa akenshi ngiye mbona biterwa n'ibintu nka 2 bituma itajya mu bikorwa icya mbere dushyira imbere mu kwigisha kurusha guhana kandi ni umuco mwiza burya umuntu ugiye kumwigisha cyane kurusha guhana nubwo n'igitsuri gikwiriye yego ariko nanone ugasanga ninde muntu ugomba kujya ku muganda uyu munsi ubwo twagiye ku tegeko ntabwo twagiye ku muco yego mu itegeko ryacu urasanga umuntu wese ufite imyaka 18 akwiye kuba yagiye ku muganda yego kandi nta muntu ukorera undi umuganda none ugasanga umugabo yaje ariko umugore isize umugore mu rugo kandi nawe yagombye kuza n'umwana we mukuru nta mwana yagombye kuza ujye n'umukozi wagombye kuza none ugasanga mu mudugudu yaje ariko mu rugo yasizeyo 4 bibiho abati kuva hari mugenzi urajya kundega kandi nawe mu rugo ufite y'abandi ese hari imyaka yabaga ihari y'abantu bagomba kuza irahari uyu munsi irahari 18 upfa ko ufite 18 burya ko umwana w'umusore afite 18 agasigara mu rugo utagiye umuganda njye n'amakosa ubwo ufite munsi ya 18 n'amafuti munsi ya 18 ntabwo ubu sinzi ko 16 bigeze ariko mberuka 18 rwose imyaka 18 gukora umuganda n'itegeko yego niyo mpamvu ubona n'ibigo by'amashuri bya segondari aho biri bategura umuganda yego umwana w'ingimbi umwangavu atangiye gutozwa umuganda yego n'icyo gihe ubwo bivuze ngo hari imyaka icyo gihe rero twebwe akenshi byakorwaga mu buryo bw'abantu bakuru bw'abagabo ariko n'abasore cyera wanze wumve ko kera mu myaka 18 umuntu yubaka ishaka urugo akenshi umuganda wakorwaga n'abagabo cyane kurusha abagore n'umuntu mbizi cyane noneho rero ugasanga kera hari imyaka kuri 18 kuzamura barashakaga yavuze ngo yatumiraga nabo abantu bakaza kubakira harimo n'abasore bangana nawe batari bashaka bagiye amaze igihe bashatse gitoya n'abandi bagabo bakuru urumva abasaza ntabwo bajya mu byo ngibyo ntabwo abasaza bashaka kuza kivumbira ku nzoga y'umuganda ahubwo rero urumva ko habaga ubusabane buryoshye cyane urumva rero na nyuma y'umuganda w'ikigero nyuma y'umuganda rero baraganiraga n'ubundi aho bamenyaga n'amakuru y'igihugu muri rusange kuko usanga batatanyemo gakeya ariko baraziranye basa nk'abataramye mukabasangiza amakuru ubageze ndi bwama akababwira amakuru yaho bandi akababeshya bijya nazo bazi kubeshya ubu abatebya bagatebya n'abajya bava ngo utarageze bwama bashobora byinshi akababeshyira aho ngako yenda agiye kwaka ibwami byabaga ari ibintu biryoshye ndumva rero n'uyu munsi iyo tuganira mu buganiro n'umuganda n'ubundi ko banaganiraga wenda uyu munsi harimo politiki ijyanye n'igihe tugezemo kera byabaga ari ibintu by'abaturage bikoreye aho ngaho ariko bifite inkomoko kuri uwo muganda ugasanga ni ibintu by'igihugu cyose nkeka ko rero no kuba umuganda waritabirwaga cyane habaga harimo n'akantu nakwita nka motivasiyo iyo umuntu aje kwisomera ku gacupa yateguwe nande na nyiri gukorerwa icyo gikorwa byaga ari nk'ubusabane ugira ngo usane hari mu barinzaga bagutegekaga reka nawe ujyanye n'umufuka wawe ugira ngo ushimishe abaturanye n'inshuti harimo n'ubusabane n'ubumwe mu buryo bwinshi uziko abantu bava ku muganda ubundi bahanye n'inka hakishima kagwa inka gusohoka habaga harimo ibintu biryoshye cyane bakaganira kandi n'uwo mwanya babaga babonye guhura cyane n'ububari bwari buke
yego uyu munsi duhura mu tubari kuva ngo byarangiye yego kenshi rero cyabuzaga abantu rusange cyabaga ari nk'icyo ngicyo inzoga bagahera abagabo bagahura wasanga n'umugabo amaze igihe atanye no mu kabari ku isoko bari bikeye nuko icyo gikorwa cyari gikunzwe cyari usabane ni n'igikorwa cyiza hejuru y'uko harimo n'igikorwa cy'amaboko bahanye amaboko kugira ngo bajye batazanye imbere bubake ariko habagamo n'igikorwa cy'urukundo cy'ubusabane none kunga ubumwe bwabo ukaba umenya n'amakuru ya mugenzi wawe nabyo bigafasha byari byiza cyane n'uyu munsi rero nkeka yuko tudakwiye kujya kure yabyo cyane abantu nyamuneka mujye mwitabira umuganda navuze ikintu ariko kanyikosore ngo iteme ni kimwe ngo n'urutindo ntabwo ari kimwe burya habaho urutindo akabaho iteme akabaho no gushyiraho imigogo bayishyira ku bintu hari amazi kugira ngo mudaca mu mazi y'ahantu hatoya cyangwa se ugasanga amazi yuzuye ukuntu kera amazi yuzuraga noneho bakajya guca iteme twebwe tukiri abana amazi aruzuraga bose mujya ku ishuri cyangwa muvayo cyangwa isoko ryaberaga ni kure yego noneho amazi ugasanga aho muzaca ku mvura yaraguye cyane cyane nk'imvura y'umuhindo cyangwa se ndetse n'imvura y'itumba yego noneho ugasanga amazi hari imvura y'umuhindo yagwaga nyinshi hakuzura cyane ugasanga noneho nk'inka zakanyuze cyangwa abandi bantu hari ishyamba yego abagore n'abana noneho abantu bakikora bakajya gukora umuganda bagaca icyo iteme bagahanga n'inzira yego izakoreshwa nubwo isa nkaho izungurutseho ariko harimo ni igihuru ni ishyamba abagabo bakagenda bakatutira kugira ngo bajye bahaca n'abagore n'abana n'inka zabo ubona wari umuganda ni uguhana amaboko noneho hakabaho ugenda iteme hakabaho n'umuganda bagahanahana amakuru bakavuga ngo iki n'iki amariba yacu yasibye inka zanyweragaho ako niho abantu bavanaga n'amazi yo gukoresha mu buzima busanzwe bagakora umuganda wo kujya gusibura amayira yego ibi byose rero byari guhuza imbaraga byari guhuza amaboko habaga harimo urukundo ariko harimo n'urukundo n'umuco rwose n'ubusabane no kumenya no gukundana nanashima ko uyu muco wakomeje kwaguka no mu bindi bihugu bakadukopera ibihugu bitandukanye no hakurya iyi Kongo muri za Goma hafi aho mbe no nkeka ko bizakwira n'igihugu cyose urugere muri Uganda naho hari igice kimwe nabonye batanga umuganda ndetse n'abantu baje hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda benshi bakunze kuza gukora umuganda abadusuye bose abayobozi runaka kandi ako kantu bakagasubizayo South Africa muzo bakora umuganda Mozambique umunsi turimo twarawutoje hari n'umuco mwiza udakwiye gucika za Sudani bajya babafasha gukora umuganda nako tuma kugira umuco wacu mwereko wacu tuma gutanga hanze kandi katagira umuco wishimira ahubwo reka nkubwire tubonereho umwanya nawe uri umujeni yego dukangurire urubyiruko abajeni kujya mu muganda kuko harimo ibigiza byinshi tugomba gukora umuganda harimo ibigiza byinshi uva ibiganiro by'abantu bakuru barimo ibitekerezo byubaka igihugu nawe ubwawe ukavuga ko nanjye ejo nzaba nakuze aho ngana kuki ntakumva bino bintu umuntu umaze kubyiruka akwiye kuba yitabira zira gahunda za leta byaba bibabaje ubaye uri mukuru utarajya mu muganda na rimwe ufite urugo ukawujyamo utazi ibivugirwamo ntabwo si ni kubabaza gusa uba warahombye uba ufite igihombo kinini utanazi yego niba uri umuntu ufite imyaka 20 ukaba utarakora umuganda sibyo ufite igihombo kinini cyane muri wowe cyane pe nubwo naherutseho wenda ka mudugudu ntanyumva ukuntu wenda simperutse bitewe n'impamvu z'akazi rimwe na rimwe ariko ndumva nkumbuye kujya muganda iyo ngomba kwitabira cyane iyo ngomba kwitabira ubutaha tuzajye mu muganda tuzajye mu muganda ariko umunsi umwe tuzajye no mu muganda dukore n'ikiganiro ariko uzi ari byo twanakoreye ikiganiro tumaze gukora umuganda ariko se ubundi agongeye Imana ndaya mezi bicana n'amahirwe tukanda gusa yagafashije abantu ibintu nk'ibi twabafasha kujya mu muganda n'abantu bashusho media mwese bakangurira kujya ku muganda oya tugomba no gushyiramo udupira aho mujye ku muganda naho hari ibiganiro hari n'amakuru cyane menshi mushaka anafatika kureka bya bintu by'ibintu anafatika bavara akavuga ati kwa runaka bibye twafashe igisambo si ubwa mbere kibye ibyo byose biravugwa akavuga ati ariko mituweli dukeneye gufasha uyu nguyu utishoboye urumva ni ubusabane noneho hari hazamo ibintu byinshi no gufashanya none dukahuza izo mituweli ubwo buriya ubutaha tuzanaganira tubereka ahantu umuganda
usa nkaho n'ubudehe bisa nkaho bifashanya ko byari bimwe mu bintu bifasha igihugu kugira ngo gitere imbere mu myaka yashize kandi n'uyu munsi nuko n'uyu munsi bakora igenamigambi bashingiye ku bintu nk'ibyo ngibyo. Rero nkeka ko umuganda, inkomoko y'umuganda twayivuze, ibiti byitwa umuganda kabivuze, ukuru bajya gututira baratutiraga bagashaka n'ibyo bita imbariro. Yego, imbariro ugizuba zo ndazumva cyane, none bakaza ibyo bitaga ngo no guparata. Guparata apana gupirata, guparata no kuzirika bahuza bako bakanezeje bagashayiho bita agasongero. Ujye kabona agasongero njya nkabona mu bitabo, ariko bitabo bya Joriji bura bafite n'ibisakuzo byabyo wasanga biryoshye cyane. Tugiranye ikiganiro nakundaga cyane we babaje nk'ibacu abantu bataramye, habaye nk'umuganda noneho bataramye, habaga n'ibiti bidehe tuzabiganira mu kindi gihe, ariko rwose nongeye nsubiremo mufasha wa mudugudu byagiye tworoshya wa mudugudu, wasanga inzego z'umudugudu bamutwara sibo barushye bakubwira ati tugende kandi inyungu zawe. Reka nkubwire, arimo aragukangurira kukubyutsa ngo uzi ko uri umuganda imbere ku cyondo cy'imbere y'umuryango wawe, irembo ryawe, cyangwa ugasanga ikigunda cy'imbere y'umuryango wawe ukagisiganya n'umuntu, hari abandi bantu banavuye hirya yawe bahamagawe ngo bazagufashe kugira ngo uze mbaraga wowe kuguma ukaryama. Ijambo rya nyuma wagira inama abadukurikiye? Ijambo rya nyuma, icya mbere wa mudugudu mukomereza aho ngaho gushishikariza abantu gukora umuganda. Icya kabiri, abayobozi bafashe bamudugudu kujya babagezaho gahunda yo kubategura umuganda hakiri kare, uko harya nabo bavuna amabwiriza agasohoka bitinze. Yego, none ugasanga bagiye kuvunika nawe atazi ko yabitegura rimwe na rimwe. Ikindi nuko umuganda wo kwitabirwa, ariko n'uburyo ibiganiro bitangwa nyuma y'umuganda bikwiye no gukosoka, tuzabiganiraho ubone kuntu leta itanga amatangazo menshi ngo atangwa ku muganda, sibyo bigatuma atangwa nabi kandi amakosa ayabo, bigatuma rimwe na rimwe abaturage batumva icyo bababwiye, kandi bababwiye ibintu byinshi ntibagire ikintu bacyura, nabyo ntacyo bitumariye. Ikindi, abaturage igihe ndashishikariza gukunda umuganda, gukunda igihugu cyabo, bagikorera umuganda, bagiteza imbere, kuko gukora umuganda ni ukubaka igihugu. Murakoze cyane. Urakoze cyane ku mwanya tugiranye ikiganiro nk'iki cyiza, nika ko kirafasha benshi badukurikiye. Tubashimire mwebwe muherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibwota Amasimbi. Andrew, urakoze, Imana iguhe umugisha. Urakoze nawe.